Amahoro nshuti zanjye, ndabashimiye cyane. Tugiye kwiga isomo rishyashya. Ngewe nitwa Harerimana Theophile, nkuko bisanzwe iyi channel yitwa Ndabakunda TV. Abantu twakoranye amasomo ku yindi channel yitwa Theo UBS and Music, twabonye imyitozo hano irimo nandi majwi na alto na soprano, ariko wenda twebwe hano kuri iyi channel kano kanya tugiye kugerageza kusobanurirwa iyi intervalle de 7e tugezeho. Nkuko tumaze kubimenyera, iyo twabonye imyitozo ku yindi channel biba byiza iyo dufashe n'igitabo kugira ngo abantu babasha kureba channel zombi babone imyitozo ihagije. Ubwo umuntu warebye Theo UBS and Music mwabonye ukuntu iyi myitozo twayikoze, ariko abantu turi kumwe kuri Ndabakunda TV tugiye gufata imyitozo iri mu gitabo, dufata imyitozo nk'ingahe ariko yo kuri no intervalle nyine kugira ngo natwe tubashe kuyisobanukirwaho. Mbere na mbere nkuko bisanzwe ndabanza nkabasobanurira intervalle tugezeho iyo ariyo, nkanababwira icyo bisobanuro byayo, definition yayo, kugira ngo mubashe kuyisobanukirwa netugera no ku myitozo yayo uyikore wumva uzi neza ibintu urimo utarimo udashidikanya. Intervalle y'uyu munsi rero ni intervalle de 7e. Nababwiye yuko hari intervalle zirindwi. Uyu munsi turi ku ya gatandatu ariyo bita de 7e, ariko ni intera harindwi nyine. Iya nyuma yitwa urunani cyangwa se intervalle d'octave, tuzayiga nyuma y'iri ngiri. Ubwo urumva intervalle zose zizaba zirangiye. Intervalle y'uyu munsi yitwa intervalle de 7e, ni mu Kinyarwanda ni intera harindwi. Intera harindwi tugerageje kuyisobanura, ni ukuvuga ngo intera harindwi ni intera cyangwa se ni umwanya uba uri hagati y'inota n'irya karindwi. Uhereye kuri iryo nota waba uzamuka cyangwa se umanuka urwego rw'amanota. Reka nze dutanga urugero kuri ino myitozo, nubwo wenda atari tugiye gukoraho. Nababwiye ko iyi twayikoze ku yindi channel ya Theo UBS and Music, abantu bashobora kusimbukiraho bakayireba. Ariko icyo intervalle de 7e bivuze nuko iyo uvuye ku nota rimwe ugenda ukagera ku nota rya karindwi, umva iyo ntera irimo hagati, uko iyo ntera ikorwa nibyo bashatse kuvuga. Yego, nari mbabwiye no kuvuga ngo uvuye kuri mi ubwo ukayigira iya mbere, inota rya kabiri ryaba ari fa, ubwo irya gatatu rikaba soro, irya kane rikaba ra, irya gatanu rikaba si, irya gatandatu rikaba do. Urumva ko rero re yaba ari ya karindwi. Uri kubibona nicyo kimwe na hano. Iyi ni re, irya kabiri ryaba ari mi, irya gatatu rikaba fa, irya kane rikaba soro, irya gatanu rikaba ra, irya gatandatu rikaba si, irya karindwi urumva ko ryaba ribaye iri ngiri rya do. Niyo mpamvu iyo uvuze ngo intervalle de 7e rero ndumva ubyumvise, wumvise icyo bishatse kuvuga. Nuvuga ngo ni umwanya uri hagati y'inota n'irya karindwi uvuye kuri iryo nota, ukabikora uzamuka cyangwa se unamanuka urwego rw'amanota. Niyo intervalle de 7e, numva bisobanutse. Ndagira ngo rero turebe imyitozo mu gitabo irimo ijya gusa n'iyi ngiyi, hanyuma tuyivugire hamwe, tuyirebere hamwe, mube mubashe gusobanukirwa ese iyo mvuye ku nota nkagera ku bya karindwi ngitwaramo gute. Birasaba ariko ibyo byose ko uba waramaze kumetiriza kuyakurikiranya. Ibi ngibi mpora mbibabwiye, iyo uzi kuyakurikiranya bituma numva wenda numva ku inota runaka ukajya kurya karindwi nkuko twari turi kubivuga, urabimenya kubera yuko uba waramaze kumenyera ngo dore. Kaza tubivugeho gato nabyo mubyibutse, abantu tubyibukiranye. Do re mi fa sol la si do. Ibyo ngibyo ukagenda ubimenya, noneho bituma nuva kuri mi ukajya wenda kuri si uzamenya uko ubyitwaramo. Ariko tubivuge tunamanuka gato. Do si la so fa mi re do. Mi le, sibyo? Nuvuga ngo nuva hano kuri mi
bizagusaba guhita uza hano, 1 2 3 4 5 6 7 yego. Mi re sibyo, do re mi re do re do. Ngo wowe icyo uzihate no kumenya ngo mvuye ku nota nkagera ku rya karindwi mpita mvuga ngo iki, ni nabyo biri mu mahanga. Reka tubikora mu gitabo imyitozo murahita mubyumva. Okay, nkuko rero nari mbabwiye tugiye gukora ino myitozo yo muri intervalle de septième. Ikintu ugomba kwitaho cyane buriya no kumenya ngo amanota adakurikiranye bayaririmba gute. Niba hano nk'ubu dutangiye ngo do ra so, ukibuka yuko ubundi akurikiranye yaba ngo do si ra so, ariko wakuramo iyi si na ra, do si ra do ra, hano ho birakurikiranye nta kibazo, ariko uvuga ngo hano ukuyemo si, niyo mpamvu tuvuga ngo do ra so ukabimenyera. Reka tugerageze no kuyikora, ariko ubwo iyi ngiyi ni urugero nimfashe intervalle de septième yo naha ngaha, no kuvuga ngo urava ku nota rimwe runaka uhita ugera ku rya karindwi. Byandi twasobanuye mu kanya muri definition ya intervalle de septième. Nuvuga ngo iri ni nota rya mbere rya solo, 2 ra, 3 si, 3 do, 4 re, 5 mi, 1 2 3 4 5 6 yego karindwi. Irya karindwi ryaba ari mi kuko 6 ni re. Reka tuyikore. Do ra so, nuvuga ngo ugomba kugenda utera na mizire nkuko nababwiye. Niba manuye ikaramu gutya nkanayizamura ni ta 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 ta, iyo ni mizire ya kabiri kuri kane. Nawe genda ubikoresha akaboko kawe tujyane, ngiye nkoresheje ikaramu. Do ra so fa mi re do re mi fa so ra so fa mi re do si la so fa mi le si do. Okay, turebe n'indi myitozo nk'ingahe mikeya. Dufate wenda ahangaha tuvuze ngo do si la so so fa mi re do si la so fa le do si la so fa mi le do re mi re do, ukabimenyera nyine uvuga mi re uko twabibonye. Aha, reka dufate wenda akanaka abari two dusorezaho kugira ngo bitaba byinshi, mubashe kubona imyitozo namwe muri bugende mwisubirishamo. Hano tuvuga ngo mi do re do mi fa so so mi so fa mi le do le mi do so ra si do le mi fa so do. Sibyo? Reka tugasubiremo rimwe karo kwitozo kugira ngo mukumve neza ukuntu amanota asimbuka. Mi do, mi yo hasi ugahita ujya kuri do hejuru, waba kuri re ugahita ujya kuri do nanone. Sibyo? Tubinoze. Mi do re do mi fa so so mi so fa mi le do le mi do so la si do le mi fa so do.
Okay, ndumva bisobanutse. Tugende dukore ino myitozo, tugende tuyisubiramo. Hanyuma ahanga turi tuhavuye. Tuzaza twige interval ya nyuma. Ariyo urunani cyangwa se interval d'octave noneho sorry, nkuko noneho nababwiye interval zose zibe zirangiye ko ari 7. Tuzibukiranyije gato nababwiye yuko interval ya mbere bayita interval de seconde cyangwa se intera habiri. Interval ziba ari 7, hari abantu babyitiranye kubera ko twahereye kuri interval de seconde cyangwa se intera habiri. Iyo akaba ari iya mbere, niyo mpamvu abantu bamera nkaho babisikanye bikabagora. Yakumva ngo interval d'octave cyangwa se urunana akagira ngo ni ziba ari 8, ariko ziba ari 7 kubera ko twahereye ku ya kabiri twagera ku 8 zikaba ari 7 kuko iya mbere yabaye ya kabiri. Nuvuga ngo haba interval de seconde ariyo intera habiri twarayize, hari interval de tierce ariyo intera hatatu twarayize, hari interval de quarte ariyo intera hane twarayize, hari interval de quinte nayo twarayize ariyo intera hatanu, hakaba interval de sixte ariyo intera hatandatu twarayize, hakaba n'ingiyi interval de septième turimo kwiga ubu nonaha zikaba zibaye 6, hakaza no ya 7 izaba yitwa interval d'octave cyangwa se urunani. Nizo ngizo. Ndashimira rero abantu mwakurikiye iri somo, ndizera cyane ko mwaryabaryoheye. Ndashimira abantu mwese mwamaze gukora subscribe muri inshuti zanjye, n'abandi mwari mutarayikora ndetse muzajya mugiye kuyikora kugira ngo mujye mubona andi masomo nzajya mbagezaho, izindi video nzajya mbagezaho, niyo bitaba ari umuziki anandi video yari yose nashyira kugira ngo ubashe kuyabona. Ciao ciao, ndabashimiye cyane, naho gutaha tugiye kwiga interval d'octave.